Mbahaye ikaze ndabasuhuje mwana mute cyangwa se mwiwe mute bitewe n'igihe ubashe kuba warebera iyi video. Muri aka kanya njye bavugisha ni The Brown Entertainment. So rero tubahaye ikaze muri ibi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru rero uyu munsi tubashe kuba twabazanira uyu munsi cyane naho tubazaniye inkuru ibabaje cyane, ndetse ni inkuru uyu mubyeyi yabashe kuba yabera mu karere ka Kirehe. Wowe witega amatwi rero ntugire ubwoba cyangwa se ngo wikange cyane. Icyo nagusaba, reba neza niba wakanze ku buto subscribe kugira ngo dukomeze kubasha twabaha ibindi biganiro bikurikira. Mu karere ka Kirehe rero mu bitaro bisanzwe bivamo, umugore yagiye atwite afite inda, aragenda agiye kubyara, abasha kuba yabyara umwana w'intama. Mu masaha ya saa 11 yabashe kuba yaba muri iki gitondo rero niho bibashe kuba byabera. Ndagira ngo usabe rero iyi nkuru ibashe kuba yaba ntigutere ubwoba. Twamugejeho abanyamakuru babashe kuba bamubaza, avuga yuko ngo yumvaga umuntu uri kwabira mu nda, akagira ngo ni kwa kundi umwana aba ari gukina. Kumbi ntabwo byari shasha. So mbahaye ikaze rero kugira ngo tubashe kuba twabaha inkuru irambuye bitewe n'uburyo mwabashe kuba mwabyumva. Tubahaye ikaze rero niba warakanze ku buto subscribe, nitwa Didier kuri YouTube channel yitwa The Brown Entertainment. So rero ngo ni mu masaha ya mu gitondo aho umugore yaragwariye mu bitaro, abashe kuba yaragiye kubyara, yari afite inda ndetse yari umwana wa mbere yagiye kubasha kuba yakwibaruka. So rero ukuntu byaje kuba byagenda, umugore akigera mu bitaro, bagiye mu bitaro abaganga baramwegera, babashe kuba bamubaga, ariko mu buryo bamutereyemo bumvaga afite ibiro byinshi cyane. Mu kumubaga basanze atwite inyamaswa, navuga ko ari umwana w'intama, ariko bamwegeye cyane baramubaza ati ese byagenze ute cyangwa se ni ukubera iki? Avuga yuko mu bisanzwe yaratwite yumvaga ikintu kiri kwabera mu nda yiwe, akagira ngo ni kwa kundi umwana ariko basha kuba yakina mu nda, ariko bikavuga yuko gatigeze yabasha kuba yaje kwipimisha inda n'umunsi n'umwe. Anga inama nabagira nuko mugomba kujya mwaja kuba mwakwipimisha kwa muganga kugira ngo bakomeze kuba bakurikiranira ubuzima bw'umwana mutwite. So rero bakomeje kuba bamubaza, avuga yuko yumvaga ikintu kiri gutera imigeni mu nda yiwe, ariko ntabashe kuba yabisobanukirwa, akagira ngo n'abandi bose nuko biba bimeze. Byaje gukomeza gutyo rero, umugore nibyo bwaje kuba byagaragara ko yabashe kuba yabyara umwana w'intama, bibashe kuba byarangira ariko bibashe kuba byagenda. Muri aka kanya rero niyo makuru twe tubafitiye mu karere ka Kirehe, byabashe kuba byagenda gutyo muri ako kanya. Rero niba ukeneye izindi nkuru kandi subscribe.